eza urumva bakamara nk'icyumweru mu nzu abatama boxer abatamaranga muntu abati ibyangombwa indaya byose irabifite n'amavideo ahubwo abana bahanzi baje iwawe kufite kamera mu nzu yawe urifuza kugera kuki nanagira ngo ngumenyeshe yuko isoya amafoto y'umuntu yambaye ubusa baragufunga uri kumva wandaya jadari hehe umva inzu yawe netemberemo nambaye ubusa pe muri salo mu byumba wakabiwe nje na Mubaraka twaraye iwawe twirira ibintu ayo mavideo ufite muri phone ndi kurya kantu na Mubaraka wankange do yo kanseri ndagaswe iragera no mu maso impamvu katajya gakunda kuza kuri kamera murabizi kuntu kanga kuza kuri kamera kitsimba iminwa yawe yaratemye sheri utakizeho ruje nagwaza kuri kamera uraza kwerekana iki ibere ryawe ko ryamunzwe kanseri yari munzi ufite ibere rimwe wakabiwe unsimbuke ububere burimo buragenda bugaruka bwa kabiri wowe uri dushimana genda urwane n'ibibazo byawe nkuko wamaze imyaka 7 uri Kanombe uri kumva bari kukuvura kanseri bari kuyikushiririza niko kubera ko ibintu byakubayeho ihungabana uracyari fite niyo mpamvu wikingirana mu nzu ushaka gusenyera ingo z'abandi aba bagore babagabo uri gutwara nago bafite abana wakabiwe unsimbuke urabizi neza izawe zose ndazizi murindaza umwanda ubwo we na Shani yamwagiye kwandikira Kisa Mwambobo muzi ko screenshot nazo mfite niko Shani yawantaye Abuduru naga guhazi ari kuguswera ku buryo ujya kwandikira umugabo wanjye Kisa umusaba amafaranga wakabiwe nago yakwaje 16 akakugurira byeri Shani yaragenda arabyimirira byonyine wenyine The Choice nagira ishari ry'uko Shani yarakuriye uri kigoryi amafaranga The Choice ni yayoherereje nde Shani uri kumva bavugana kuri WhatsApp imbwa kazi ngo ni Shani ni yagiye kubwira umugabo wanjye ngo afite abana 5 niko mwabisundi ni munsubiza abana 5 igisundi cyanjye kimeze gute mana we kambanze ngutuza umuhogo urumva baje niko wakabiwe urinda ujya kuvuga ngo Jessica afite abana 5 igisundi cyanjye ubwo iyo mitwe 5 koko yavuyemo hanyuma iyo mitwe 5 yaba yaravuyemo ba Mubaraka bakaza kunsarira ese ko mwese muri abacacuru mu nduta ku myaka 29 yanjye magaze ko we Shani na The Choice ko mwajyaga mujya gutegera Cadillac uri kumva mukazana ubufaranga mukaza gufereta abahungu tubyinana mubiskweza mubajyana mu marogi ndabazi mwandaya mwe kuva kera ku myaka 20 tumaranye umva mbabwire umva ndabasiga urusenda munyo umva isi yose irabamenya Mwambobo mwe mwibuke narababwiye mwe mufite ababyeyi mufite bakuru banyu na barumuna banyu njyewe ninjye mfura mu rugo barumuna banje ngenda bategeka ko ninjye wabarese mama wanjye naramushyinguye uri kumva igisundi navuyemo kiratabye mumva nyasagira igisundi kiza kunyicara ku mutwe nzagusiga urusenda mu kabikawe uri kumva ku buryo uzicara ukiga mwandaya mwe ngiye naribabariye narireze ku mama zenu impamvu natarwaye sida nukubera yuko ngiye mu buto bwanjye naraburinze nyine naragenda mansura mbona amafaranga hanyuma izo nyo zanyu ko mwirwaga muzibunza za Cadillac nago sida zibageze mu bwonko ndababaza mu nsubisi kanseri zibageze mu bwonko Imana ahubwo mwandaya mwe murabura dore ejo bundi naguze Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo murabura gusenga Imana ngo ibaruhure iyo miroho mufite mwambaye umubiri ejo n'ejo bundi mwapfa bro mwapfa mufite ideni ry'urupfu nge nago ndi mideni ry'urupfu izi ndaya ko mwagiye mukabwira Mubaraka ngo ndwaye sida ni yampimye yasanze ndi muzima ni mwasebye ndababaza mwabisundi mwe ni mwasebye we Shani uri kujya kubwira Kisa ngo ngiye ngo mfite abana 5 niko wakabiwe we naguri ingumba nago wabuze urubyaro nani son ufite ku myaka yawe haruma wigize ukuramo ninda wandaya kubera ko mwaba mwaragiye muvanamo inda mukiri batonya imira yanyu baranyereye umva mbabwire we Shani yawe warayunyabiza umunsi wose umva nutume igituba kingwa kinya mu mujyi ubimenye
udatuma nzana izabizi uri kumva niwimenye wowe ntago umugabo wanguriye imodoka twakoze ubukwe ntago wamwisikwezaga wagiswera banayira bose barabizi turi abana twarakuranye turaziranye imihanda iratuzi wowe mamagare ba DJ Bobo bose wazaga iwanjye we shani nkakunywesha amayoga wantaya ntago ari mwe mwansenyeye mwabinyenta mukanandukanya n'umugabo wanjye mu ngeragare gashekeza nge nago ndinda ya sheri nge nakoze mariage bibibi uri kumva muri leta mu gihugu cy'u Rwanda nge wenda umugore w'umugabo nafasha ku darapo ry'igihugu mwabiskwera nimuzamenyere nge nago ndi mwebwe uri kumva kandi ndashimira Imana yamaye urubyaro uri kumva ndashimira Imana ndashimira kuko uwo mwana nabyaye ni uzajya ubansubiriza mu gihe nge nakuze nagifite uno mwuka he we mutsimbuke mwabushino iyo mwicaye muri kwiba abagabo babandi muri ukakageto kanyu kubufu kaboze ubuse muragira ngo ngende kuri live nerekana igipangu mutahamo nyerekane igipangu cyaboze wandayawe wabuze n'ibihumbi 5 genda ufata ibihumbi 5 ugenda ugura irange rishyashya usige kuri ako gapangu kawe uri kumva basi uzajya abo bahanze ubundi binjira mu gipangu cy'amabati we muzi bya bipangu ibaze igipangu techoize nabamo muri buka bwa bupangu bw'amabati urumva bwa bundi bwa kera bwo muri 2012 no ibaze ko we amarangi yaravuvutse yashize nze nkamera ahantu tuyi njemba muri cadastre mwandaya mwifite 17 mungirira amashyari mwicare mwige urumva uracyura bad bitching inkoko ngo yazanye iwawe ngo ni umurozi indaya twarabipanze twicaye muri salo arambwira ati ngiye kusebya MC Gudugari muharabika abantu bose bamwange no kwa Godfather bamwange mvuge yuko yafunze account yanjye yayibye uri kumva kandi koko yarabikoze aririza mu mugirira impuhwe murongera mu following mugira gute iriya yari scam sheri yagira ngo amwandagaze nimuzongere kumugurira imyenda indaya nimbwakazi ibaze ko iyo irambwakazi niyo nyinginga ngo nge mu cyumba cyayo njyame igafata ikuvurira ikajya kuryama muri salo none se ko bari kugaburiye inkoko zanjye n'inyama zanjye na byeri zanjye wandaza mu ntebe yawe kabiri nge nkagaruka kandi mbasize ibitanda byanjye bya zahabu iwanjye mu gipangu cya apartment etage cadastre igeretse urabona nge wandaza mu ntebe